Amahoro ya Kristo bana b'Imana, ni ka kanya ko gusoma ijambo ry'Imana, turimo gusoma mu gitabo cy'abacamanza muri Bibiliya ntagatifu, tugeze ku mutwe wa 4, turasoma rero duhere ku mutwe wa 4, tugeze ku mutwe wa 6. Debora na Baraki. Ehudi amaze gupfa, Abayisiraheli bongera gukora ibidatunganiye Uhoraho. Uhoraho abagabiza Yabini, umwami wa Kanahani, wari uganje i Hasori. Umugaba w'ingabo ze yari Sisera, ariko we yari atuye i Harosheti Goyimu. Abayisiraheli batakambira Uhoraho, kuko Sisera yari afite amagare y'intambara 900, kandi akaba yarakandamije cyane Abayisiraheli mu gihe cy'imyaka 20 yose. Icyo gihe umuhanuzikazi Debora muka Lapidoti yategekaga Isiraheli. Yakundaga kwiyicarira munsi y'umukindo wa Debora hagati ya Rama na Beteli mu misozi miremire ya Efurayimu, maze Abayisiraheli bakajya bazamuka bakahamusanga kugira ngo abacire imanza. Nuko Debora ahamagaza Baraki mwene Ahinowamu w'i Kedeshi ya Nefutali, maze aramubwira ati Uhoraho Imana ya Isiraheli yagutegetse ngo genda ufate abantu 10,000 muri bene Nefutali no muri bene Zabuloni, ubakoranyirize ku musozi wa Taboru. Nanjye nzagusangisha Sisera umugaba w'ingabo za Yabini ku mugezi wa Kishoni, ndetse n'amagare ye n'ingabo ze, maze nzamwegurire ibiganza byawe. Baraki aramusubiza ati nitujyana nzagenda, ariko nitutajyana nawe sinzagenda. Debora aravuga ati nuko rero tuzajyana, ariko ikuzo ntirizaba iryawe, kuko ari umugore Uhoraho yahaye gutsinda Sisera. Debora arahaguruka ajyana na Baraki i Kedeshi. Bukeye Baraki ahamagaza Zabuloni na Nefutali i Kedeshi. Abantu 10,000 bazamukana nawe, na Debora barajyana. Ariko Heberi w'Umukeniti yari yaritandukanyije na Kayini wo muri bene Hobabu, sebukwe wa Musa, kandi yari yarashinze ihema rye iruhande rw'igiti cy'umushishi cy'i Sanayimu bugufi ya Kedeshi. Bamenyesha Sisera ko Baraki mwene Ahinowamu yazamutse ku musozi wa Taboru. Nuko Sisera akoranyiriza i Hashoroti Goyimu amagare y'intambara yose uko ari 900, hamwe n'imbaga ye yose, maze abajyana ku mugezi wa Kishoni. Debora abwira Baraki ati haguruka, kuko uyu munsi ari bwo Uhoraho akugabije Sisera. Ni koko Uhoraho arakugenda imbere. Baraki amanuka ku musozi wa Taboru n'abantu 10,000 bamukurikiye. Nuko Uhoraho atatanyiriza Sisera n'amagare ye n'ingabo ze imbere ya Baraki. Sisera ava ku igare rye ahunga agenza ibirenge. Baraki akurikirana amagare n'ingabo kugera i Harosheti Goyimu. Ingabo zose za Sisera azimarira ku nkota, ntiyasigaza n'umwe. Ubwo Sisera yahungaga agenza ibirenge, yerekeje ku ihema rya Yayeli muka Heberi w'Umukeniti, kuko Yabini umwami wa Hasori yari afitanye ubwumvikane n'inzu ya Heberi w'Umukeniti. Yayeli arasohoka asanganira Sisera, maze aramubwira ati mutegetsi wanjye, hagarara uruhukire iwanjye, kandi ntugire ubwoba. Nuko Sisera yinjira mu ihema rye, naho undi amworosa ikiringiti. Sisera aramubwira ati ndakwinginze ngo umpe utuzi, kuko inyota inyishe. Uwo mugore apfundura igicuba cy'amata, aramuha aranywa, nuko arongera aramworosa. Sisera aramubwira ati hagarara hano ku muryango w'ihema, maze nihagira umuntu uza akakubaza ati hari umuntu uri hano, umusubize uti ntawe. Ariko Yayeli muka Heberi afata urubambo rw'ihema n'inyundo, amwinjirana yitonze
maze amushingira urubambo mu musaya, ruragenda rwishita ku butaka. Sisera wari unaniwe, yari asinziriye cyane, nuko ahita apfa. Ubwo Baraki aratunguka, agikurikiranye Sisera. Yayeli arasohoka, ajya kumusanganira, maze aramubwira ati ngwino nkwereke umuntu washakaga. Nuko barinjirana, maze Baraki abona Sisera aho arambaraye yapfuye, urubambo rumushinze mu musaya. Uwo munsi Uhoraho acogoza Yabini, umwami wa Kanahani, imbere y'Abayisiraheli. Nuko Abayisiraheli bamaze gukomera barwanya Yabini, umwami wa Kanahani, kugeza ubwo bamutsinze. Indirimbo ya Debora. Uwo munsi Debora na Baraki mwene Ahinowamu baririmba bavuga bati, ubwo muri Isiraheli biteguye intambara, ubwo imbaga ubwayo yayitabiriye, nimushimire Uhoraho. Bami nimwumve, namwe batware nimutege amatwi. Ngiye kuririmbira Uhoraho, ngiye kurata Uhoraho, Imana ya Isiraheli. Uhoraho, ubwo wavuye mu gihugu cya Seyiri, ugasohoka mu mayaga ya Edomu, isi yahinze umushyitsi, ijuru rirareta, ibicu birekura ibitonyanga, imisozi itengagurikira imbere y'Uhoraho, Imana ya Isiraheli. Mu gihe cya Shamugari mwene Anati no mu gihe cya Yayeli, abantu bari bararetse kugenda urushorerane, n'abagendaga banyuraga mu mayira aziguye. Nta batware bari bakiriho, abatware bari ingume muri Isiraheli. Kugeza ubwo wowe Debora ukangutse mubyeyi muri Isiraheli. Bihitiragamo izindi mana, mu migi 5 ntawari kuhabona ingabo n'imwe, habe n'11 mu Bayisiraheli 40,000. Umutima wanjye uri kumwe n'abatware ba Isiraheli, n'abo mu mbaga bitanze ku bwende bwabo. Nimushimire Uhoraho, mwebwe abicaye ku ndogobe z'imyeru, mwabicaye ku mikeka, namwe abari ku rugendo, nimuririmbe. Ku mabuga aho bagabanira amazi, aho niho bazaratira ugutsinda k'Uhoraho, ugutsinda Isiraheli ikesha imbaraga ze. Nuko umuryango w'Uhoraho umanuka, ukajya ku irembo ry'umugi. Kanguka, kanguka Debora we, kanguka, kanguka maze utere indirimbo. Haguruka nawe Baraki mwene Ahinowamu, maze uganze abari bakwigaruriye. Nuko abarokotse baramanukana bishyira abanyacyubahiro, umuryango w'Uhoraho ukoranira iruhande rwe nk'intwari. Abakomeye b'i Efurayimu bari mu kabande, bakurikirwa na Benyamini bivanga mu ngabo zabo. Umuryango wa Makiri watanze abatware, naho inzu ya Zabuloni itanga abagaba b'ingabo. Abatware mu Bayisakari bari kumwe na Debora na Baraki, yirukanka abasanga mu kibaya, naho abo mu nzu ya Rubeni bari mu mpaka z'urudaca. Niki cyakwicaje hagati y'ibiraro, uteze amatwi imyironge abashumba bavugiriza amashyo yabo? Nibyo koko, mu nzu ya Rubeni niho habereye impaka z'urudaca. Muri Gilihadi bituriye hakurya ya Yorodani, naho abo kwa Dani, niki cyatumye mwigumira mu mato? Abo kwa Asheri bigumiye ku nkombe z'inyanja, maze batura bugufi y'ibyambu byabo. Abo kwa Zabuloni bahaze amagara yabo, bahinyura urupfu, kimwe n'abo kwa Nefutali ntibatinyaho rukomeye. Haduka abami bararwana, nuko abami ba Kanahani barwanira i Tanaki ku isoko y'i Megido. Ariko nta munyago, nta na feza bahakuye. Hejuru mu kirere, inyenyeri nazo zitabira intambara, kubw'ingendo yazo zirwanya Sisera. Umugezi w'Ikishoni warabahururanye, Kishoni umugezi wa kera cyane. None bugingo bwanjye, genda gitware usatira urugamba. Nuko amafarasi ahita yanduruka, atabagura ibitaka n'ibinono byayo. Nimuvume Merozi, niko umumarayika w'Uhoraho avuze. Nimuvume abaturage bayo, kuko batavunnye Uhoraho.
batatabaye Uhoraho hamwe n'intwari. Yayeli muka Heberi w'Umukeniti nahabwe umugisha mu bagore bose batuye mu mahema nahabwe umugisha. Sisera yamusabye amazi, wamuha amata, amuhereza ikivuguto mu nkongoro ya gipfura, arambura ukuboko, afata urubambo, ukw'indyo gusingira inyundo y'abakozi, ayikubita Sisera amumena umutwe, aramujanjagura, maze amuhinguranya imisaya. Arikuba yitura hasi arambaraye, imbere ye niho yaguye, aho yaguye yikubye niho yapfiriye. Nyina wa Sisera ahanze amaso mu idirishya aganya, agira ati, kuki igare rye ritinze kugera hano? Kuki amagare ye agenda buhoro ategereje iki? Umunyabwenge muri bagenzi baramusubiza ati, abo ntibabonye iminyago bakaba bayigabana? Umukobwa umwe cyangwa babiri kuri buri muntu, umunyago w'imyenda y'amabara kuri Sisera, umutako umwe cyangwa ibiri iboshye yo kwambika ijosi rye. Abanzi bawe bose Uhoraho baragapfa urwa Sisera, naho inshuti zawe zimere nk'izuba rirasanye ingufu. Nuko igihugu kimara imyaka 40 mu mutuzo. Madiyani itsinda Isiraheli. Abayisiraheli bakora ibidatunganiye Uhoraho, nuko Uhoraho abagabiza Abamadiyani mu gihe cy'imyaka 7. Madiyani itsinda bikomeye Isiraheli, ituma Abayisiraheli bihisha mu mikokwe yo mu misozi, mu buvumo no mu bisimu, kugira ngo barokoke Madiyani. Ariko buri gihe iyo Abayisiraheli babaga bamaze kubiba imyaka mu mirima, Madiyani na Amaleki hamwe n'abantu b'iburasirazuba barabateraga, bagaca ingando bugufi ya Isiraheli, bakangiza imyaka yose yeze mu gihugu kugeza hafi ya Gaza, kandi ntibagire icyo basigira Isiraheli cyo kuyitunga, habe n'intama n'imwe, ikimasa cyangwa indogobe. Koko rero bazamukanaga n'amashyo yabo n'amahema yabo, bakahagera ari benshi cyane nk'inzige. Bo ubwabo n'ingamiya zabo ntawashoboraga kubabarura, maze bakinjira mu gihugu bakakiyogoza. Bityo Isiraheli icika intege kubera ibyo Madiyani yayikoreraga, maze Abayisiraheli batakambira Uhoraho. Nuko rero Abayisiraheli bamaze gutakambira Uhoraho kubera ibyago Madiyani yabatezaga, Uhoraho aboherereza umuhanuzi kubabwira ati, dore uko Uhoraho Imana ya Isiraheli avuze, ni jye wabakuye mu gihugu cya Misiri no mu nzu y'ubucakara. Nabakijije Abanyamisiri n'ababicishaga agahato bose, nabirukanye imbere yanyu, maze mbaha igihugu cyabo. Narababwiye nti, ndi Uhoraho Imana yanyu. Ntimuzubahe imana z'Abahemori muturiye mu gihugu, ariko mwanze kumva ijwi ryanjye. Imana ishyiraho Gideyoni gukiza Isiraheli. Umumarayika w'Uhoraho araza, yicara munsi y'igiti cy'umushishi cya Ofura, cyari icya Yowasi wo mu nzu ya Abiyezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuriraga ingano mu kinogo bengeragamo, kugira ngo azihungishe Abamadiyani. Umumarayika w'Uhoraho aramubonekera maze aramubwira ati, Uhoraho ari kumwe nawe, musirikare w'intwari. Gideyoni aramusubiza ati, niko se, mutegetsi wanjye. Niba Uhoraho ari kumwe natwe, ni kuki ibi byose bitwugarije? Byaba se biri he ibitangaza byose abasekuruza bacu batubwiraga, bagira bati, Uhoraho se, si we wadukuye mu gihugu cya Misiri? None rero Uhoraho yaradutereranye, atugabiza Abamadiyani. Nuko Uhoraho arahindukira, aramwitegereza, maze aramubwira ati, genda ukoreshe izo mbaraga ufite, maze Isiraheli uyikize Madiyani. Koko kandi ni jye ukohereje. Ariko Gideyoni aramubaza ati, niko se, mutegetsi wanjye, Isiraheli nzayikiza nte? Inzu yanjye niyo isuzuguritse mu mazu ya Manase, kandi nanjye ni jye muto mu rugo rwa data.
Uhoraho aramubwira ati nzaba ndi kumwe nawe, bityo uzatsinda Abamadiyani bose icyarimwe. Gideyoni aramusubiza ati niba koko nabonye ubutoni imbere yawe, binyerekeshe ikimenyetso ko ari wowe tuvugana. Ndagusabye ngo ntutirimuke hano kugeza ubwo ngaruka nkuzaniye ituro, maze no kurihereza imbere yawe. Uhoraho aramubwira ati ndaguma aha kugeza ubwo uri bugaruke. Gideyoni araza abaga umwana w'ihene, afata ifu yuzuye igitebo ayikoresha imigati idasembuye, ashyira inyama mu nkangara n'amaraso mu cyungo, maze byose abijyana munsi y'igiti cy'umushishi arabihereza. Umumarayika w'Imana aramubwira ati fata inyama n'imigati idasembuye ubishyire hejuru y'urutare, maze ubisukeho amaraso. Nuko Gideyoni abigenza atyo. Umumarayika w'Uhoraho atunga isonga y'inkoni yari afashe mu ntoki, maze ayikoza kuri za nyama no kuri ya migati idasembuye. Nuko umuriro ucucumuka muri rwa rutare, maze utwika za nyama na ya migati idasembuye. Ibyo birangiye, umumarayika w'Uhoraho arazimira, ntiyongera kumubona. Nuko Gideyoni abona ko yari umumarayika w'Uhoraho, niko kuvuga ati Nyagasani Mana, koko nabonye umumarayika w'Uhoraho. Uhoraho aramubwira ati gira amahoro, humura, ntuzapfa. Aho hantu Gideyoni ahubakira Uhoraho urutambiro, maze arwita Uhoraho Mahoro. Urwo rutambiro ruracyari Ofura ya Abiyezeri kugeza na n'ubu. Gideyoni asenya urutambiro rwa Behali. Nuko muri iryo joro Uhoraho abwira Gideyoni ati fata ikimasa cy'umushishe cya so, maze usenye urutambiro rwa Behali ruri kwa so, kandi uteme n'igiti cyeguriwe ibigirwamana biri iruhande rwarwo. Hanyuma wubakire Uhoraho Imana yawe urutambiro rutunganye ku kanunga k'uriya musozi, ufate cya kimasa ugitureho igitambo gitwikwa hejuru y'inkwi za cya giti cyeguriwe ibigirwamana uri bube watemye. Nuko Gideyoni afata abantu 10 mu bagaragu be, maze agenza uko Uhoraho yari yabimubwiye. Ariko kubera ko yatinyaga abantu bo mu nzu ya se n'abo mu mujyi, aho kubikora ku manywa abikora nijoro. Mu gitondo abantu bo mu mujyi babona urutambiro rwa Behali rwarimbutse, ndetse n'igiti cyeguriwe ibigirwamana cyari iruhande rwarwo basanga cyatemwe, bagitwikishije ikimasa h'igitambo ku rutambiro rwari rumaze kubakwa. Nuko barabazanya bati ibi byakozwe nande? Bamaze kubaririza no gushakisha, baravuga bati Gideyoni mwene Yowasi niwe wabikoze. Abantu bo mu mujyi babwira Yowasi bati shyira ahagaragara umuhungu wawe maze apfe, kuko yarimbuye urutambiro rwa Behali kandi agatema igiti cyeguriwe imana zacu cyari iruhande rwarwo. Yowasi asubiza abari bamukikije bose ati ese nimwe mugomba kuburanira Behali, cyangwa se nimwe muje kumutabara? Buri muntu wese ushaka kuburanira Behali agomba kwicwa butaracya. Niba Behali ari imana, niyiburanire ubwe, kuko Gideyoni yarimbuye urutambiro rwe. Uwo munsi Gideyoni bamwita Yerubehali, bavuga bati Behali niyiburanire kuko yarimbuye urutambiro rwe. Gideyoni asaba Imana icyemezo. Madiyani yose na Amaleki hamwe n'abantu b'iburasirazuba bamaze guhuza umugambi, barakorana, bambuka Yorodani, maze baca ingando mu kibaya cy'Iyizireyeli. Umwuka w'Uhoraho wisesura kuri Gideyoni, avuza ihembe, maze ahamagara umuryango wose wa Abiyezeri ngo umutabare. Yohereza impuruza mu mazu yose ya Manase kugira ngo bamutabare. Arongera yohereza impuruza mu muryango wa Asheri, uwa Zabuloni n'uwa Nefutali, nabo bazamuka bamusanga. Gideyoni abwira Imana ati niba ushaka gukirisha Isiraheli ikiganza cyanjye nk'uko wabivuze, dore ngiye kurambura uruhu rw'ubwoya bwinshi ku mbuga.
nihaboneka ikime ku ruhu honyine maze ubutaka bukagumya kumuka, ndamenyeraho ko ushaka gukirisha Isiraheli ikiganza cyanjye nk'uko wabivuze. Nuko bigenda bityo. Mu gitondo Gideyoni abyutse azinga uruhu, maze abona ikime cyuzuye igikombe cy'amazi. Gideyoni niko kubwira Imana ati, ntundakarire ninongera kuvuga rimwe gusa. Nyemerera nongere nshake ubwa nyuma icyemezo nkoresheje uru ruhu. Noneho uruhu rwonyine rusigare rwumutse, naho ikime gitwikira ubutaka bwose. Imana ibigenza ityo muri iryo joro. Uruhu rwonyine rugumya kumuka, naho ikime gitwikira ubutaka bwose. Nimwakire ijambo ry'Imana.